umuntu aravuga ngo ngiye ndi umwamikazi w'umuto utatanye ukanza nayo iby'ubutera hamwe. How bihura biti kuba ndi umuhutu bigutwaye iki? Kuki bifiteho ikibazo? Ko ngiye ntafite ikibazo kuri umututsi, wowe ufite ikibazo ki kuba mvuze ngo ngende umuhutu? Ubiguteyeho ikibazo ki? Ibyo byo kumva yuko abantu bamwe bacicika, abandi bakaba ari bavugwa, abandi bakaba ari bo Banyarwanda. No, u Rwanda rufite amoko atatu: abahutu, abatutsi n'abatwa. Bariho bahamyeho, bahozeho, bazahamaho, naho benda kujya. Ntabwo u Rwanda rugira ubwoko bumwe bw'abatutsi